Igitabo cy'Intangiriro umutwe wa 22. Aburahamu yemera gutamba Izaki. Nyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramubwira iti Aburahamu. Arayisubiza ati ndi hano. Imana iti fata umwana wawe w'ikinege ukunda Izaki, ujye mu karere ka Moriya. Nuhagera uzamutambeho igitambo gitwikwa ku musozi nzakwereka. Aburahamu arazinduka, yasa inkwi z'igitambo gitwikwa, ategura indogobe ye, nuko aragenda hamwe n'abagaragu be 2 na Izaki umwana we w'umuhungu, berekeza mu karere Imana yari yamubwiye. Ku munsi wa 3 Aburahamu yubura amaso, aho hantu habonera kure. Maze abwira abagaragu be ati nimugume hano n'iyi ndogobe, njye n'umwana turabanza tugende tujye gusenga, hanyuma turahindukira tubasange. Aburahamu yenda inkwi z'igitambo gitwikwa, azikorera umuhungu w'Izaki, ajyana urujyo rurimo amakara yaka n'icyuma. Nuko bombi barajyanirana. Izaki abwira se Aburahamu ati dawe. Undi ati ni ibiki mwana wanjye? Izaki ati ko mbona umuriro n'inkwi, intama yo gutambira hehe? Aburahamu aramusubiza ati Imana iri burebe aho yibonera intama yo gutamba mwana wanjye. Nuko bombi barakomeza barajyanirana. Bageze aho Imana yari yaramweretse, Aburahamu ahubaka urutambiro, arugerekaho inkwi, aboha umwana w'Izaki, amushyira kuri urwo rutambiro hejuru y'inkwi. Nuko Aburahamu abangura ukuboko, afata icyuma ngo atambe umwana we. Ubwo marayika w'Uhoraho amuhamagarira mu ijuru ati Aburahamu, Aburahamu. Undi ati ndi hano. Marayika w'Uhoraho ati ntukoze ukuboko kuri uwo mwana, ntugire icyo umutwara, kuko ubu ngubu umenye ko wubaha Imana, ukaba utanyimye umwana wawe w'ikinege. Aburahamu ngo yubure amaso, abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo yari yafatiwe mu gihuru. Aburahamu aragenda, arayifata, ayituraho igitambo gitwikwa mu kigwi cy'umwana we. Aho hantu Aburahamu ahita hareba Uhoraho. Nicyo gituma na n'ubu bakivuga ngo ku musozi Uhoraho areberwaho. Marayika w'Uhoraho ahamagarira Aburahamu mu ijuru bwa 2, aramubwira ati ndahiye mu izina ryanjye, uwo ni Uhoraho ubivuze, ubwo wangenjereje utyo, ntunyime umwana wawe w'ikinege, nzaguha umugisha, abazagukomokaho nzabaha kororoka nk'inyenyeri zo mu kirere n'umusonyi wo ku nkombe y'inyanja, maze bazigarurira amarembo y'abanzi babo. Kandi urubyaro rwawe ni rw'amahanga yose y'isi azifurizanyamo umugisha, kuko wumviye ijambo ryanjye. Aburahamu arahindukira, asanga abagaragu be, nuko barahaguruka basubira i Berisheba, arahatura. Abakomoka kuri Nahori. Nyuma y'ibyo bamenyesha Aburahamu bati dore Milika nawe yabyariye murumuna wawe Nahori abana b'abahungu. Imfura ye ni Husi, hagati aho murumuna we Buzi na Kewumeri, se wa Ramu na Kesedi, Hazo, Piridashi, Yiridafi na Betuweli. Betuweli ni we se wa Rebeka. Abo uko ari 8 nibo Milika yabyariye Nahori murumuna wa Aburahamu. Inshoreke ye yitwa Rewuma, nayo ibyara Tavahi, Gahamu, Tahashi na Mahaka.